Banje kugusuhuza nanagushimira wowe wakoze subscribe kuri Tennis Sky Empire. Imana ikumpera umugisha kabisa. Amakuru y'uno munsi tugiye kugarukaho noneho ni ku mukobwa wanyu mwakunze cyane bita Aline Sano. Aline Sano akaba azindutse avugisha amagambo abantu benshi bagiye batandukanye haba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Mbere y'uko dukomeza ino nkuru ya Aline Sano, reka ngusabe wowe utari wabasha gukora subscribe ko wakora subscribe, ugakora no kuri like, ubundi tugakomeza tukibanira mu nkuru zigiye zitandukanye. Urakoze cyane kuba ubikoze. Aline Sano rero muramuzi cyane, ni umukobwa w'umunyamuziki hano muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, uri kubyitwaramo neza muri ino minsi. Ariko mbere yo gutangira umuziki wiwe, murabizi yuko yabanjirije mu idini rya ADPR, akaba yari umukorari mu idini rya ADPR. Nyuma yaho aza kubivamo ibyo kuba ari umuririmbyi muri ADPR, ajya kwikorera indirimbo ze ku giti cyiwe z'isi, izo bita secular music. Izo ndirimbo zarabimukoreye cyane, aramamara cyane ku buryo nta muntu utazi Aline Sano uzi umuziki nyarwanda, kuko iyo wumvishije abakobwa bo mu Rwanda baririmba, nta wundi uhita utekereza sibye Aline Sano. Aline Sano azamuka rwose, abantu bari batangiye kumucira urutega yuko bitazakunda, ariko uko iminsi yagiye ishira niko yagiye abavuguruza, kuko yagiye akubita amahiti menshi ndetse n'amakorabo agiye akomeye. Ntago watinya kuvuga yuko uyu mukobwa ari we usigaye uhetse umuziki nyarwanda mu bakobwa. Bijya gutangira Aline Sano kugira ati inkuru yiwe ibe kimomo gutya, naho abantu bapostinze yuko abahanzikazi b'abanyarwanda bitinya ariko bashoboye. Impamvu ngo bitinya ngo ituma batagera kure nk'abandi bakobwa bo mu bindi bihugu muri Afurika. Aline Sano nawe ntiyatinzamo, araperereza asanga uko abandi bahanzikazi b'abanyamahanga bambara atari ko abahanzikazi b'abanyarwanda bambara. Niko guhita bakosora muri ubu buryo. Abantu benshi babisamiye hejuru, baribaza ati Aline Sano ibi ni ibiki noneho? Ariko abandi baravuga ati yego umukobwa wacu rwose ibi ni byo. Ariko impamvu babikomeza kubivuga, murabyibuka yuko nababwiye yuko Aline Sano aza gukora umuziki we ku giti cyiwe, uyu wa secular music, ndetse umugize icyamamare kurenza uko yari ari muri ADPR. Mwibuke yuko nari narababwiye yuko Aline Sano yaje aturutse mu itorero rya ADPR, kandi muzi yuko ibi bintu babiziririza cyane cyane ku bana b'abakobwa, aho baba bashaka yuko umwana w'umukobwa yambara yikwije kuva hasi kugera hejuru. Yego nubwo bimeze gutya, ariko nta gikuba cyacitse ndakeka. Uyu mukobwa ntago watinya kuvuga ko ari umuhanga mu muziki nyarwanda, ku ijwi ryiwe nta ubushidikanya yuko rwose ari we mukobwa dusigaranye mu Rwanda uzi ibintu by'umuziki cyane cyane. Ku makorabo menshi, ku mavideo y'ubwenge, ku ijwi ho nabibabwiye, uyu mukobwa arayoboye. Ndetse ntago wabura kuvuga yuko mu minsi mikeya Bashiba Karungi araba ari kubarya isataburenge, kuko afite courage iteye ubwoba. Uyu mukobwa ewana ari kubakoma cyane, abantu bakagenda batungurwa. Bamwe mu basitari rero bagenzi biwe bagiye babibona, batangira kuvuga ati se Aline Sano hano washakaga kugaragaza iki? Ariko murabizi yuko ibyo muri muzika nyine ukuntu bigenda, abanyamuziki rimwe na rimwe ubusanga ari ishyamba, ku buryo umwe ashobora kuvuga ibintu ku wundi kugira ngo amuce intege arebe aho azamuhera. Ariko si ibyo yuko burya
Urban Boys yo yararirimbye ngo ishyamba ni rigari, uko wabigenza uko ariko kose ntiwabuza umugisha w'undi muntu ko awugeraho. Aline Sano nicyo gihe cyiwe, mureke umwana shining. Muramubona hano ukuntu rwose umukobwa wacu aba yiyambariye rwose nk'umuntu ugiye muri picnic. Sibyo ko ibyo baba bakora bya gisitari n'ubundi bigomba kuba binabagaragaza uko bagomba kuba bari, bitandukanye n'abandi bari mu buzima busanzwe. Ntabwo wafata imyenda y'umwenjeniyeri ngo uyihereze umuhanzi, cyangwa se ngo ufate iy'umuhinzi wihereze umuhanzi. Nubwo abantu bagenda babivugaho mu buryo butandukanye, ariko uyu mukobwa ari mu kazi. Kandi mubyibuke yuko uyu muziki nyarwanda kugira ati ukomeze uzamuke, ni uko ibintu bari baragiye baca babuririza batangira kugenda bavuga yuko bidakwiye mu muco nyarwanda, bagiye babikomoraho gake gake bakagenda babikuraho, ndetse igihe kiragera umuhanzi akajya aririmba indirimbo ntacyo yikanga. Nibwo twatangiye kuzamuka ku rwego mpuzamahanga. None ba Bruce Melody baragenda mu Burundi bagatwika, amafaranga bakayazana, igihugu kigatera imbere, ndetse na ba The Ben ndetse n'abandi ba Kirisizi, abo bose baragenda bagakubita hanze ibintu bikaryoha. Ewana, igihe kizagera natwe mu Rwanda tube twabona umuhanzi nka Diamond, nk'uko umuziki wo muri Tanzania wagiye ugafata. Hari igihe natwe bizageraho bikemera. Ntimukazajye mubaca intege rero, mureke abana bakomeze batwike rwose. Uko bagenda bazamuka niko igihugu cyacu nacyo kigenda kimenyekana ku ikarita ya Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Sibye ko igihugu cyacu gisigaye ari kimenywa na bose mu buryo mu ngeri zose zigiye zitandukanye, ariko byagera ku myidagaduro kuko aricyo kintu gishobora kuba kiri gutezwa imbere cyane cyane. Ikimenyimenyi naho izi za arena, za BK arena, ndetse ukareba n'iriya stade bari kubaka, murabizi yuko iri hafi no kuzura. Uko bigaragara uko ariko kose iterambere ryo mu Rwanda rishobora kuzaba rishingiye ku bukerarugendo kurenza ibindi bintu byose. Reka ngushimire wowe rero twabanye kuri ino video paka kugeza irangiye. Reka ngusabe yuko wakora subscribe, kuko subscribe yawe ni inkunga ikomeye cyane, tukajya twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye. Urakoze cyane, ciao.